Hello again guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. So in today's video tugiye kurebera hamwe part 2 y'ibibazo n'ibisubizo kuri play yacu The Crucible. Yes, tugiye kurebera hamwe multiple choice y'ibindi bibazo 10 muri part 1 twarebereye hamwe kuva ku kibazo cya mbere kugera ku cya 10. None right now tugiye guhera ku cya 11 tugere ku cya 20. So guys, niba utarakurikiranye igice cya mbere urajya mu ma videos twa uploadinze urahita ukibona. Guys, reka turebere hamwe rero ibibazo bikurikirana multiple choice questions kugira ngo ndikubitegura kugira ngo nyine witeguriye buryo ki uzajya ubazwa multiple choice questions, especially here in literature. Guys, let's begin our study. Yeah, these are multiple choice questions about the crucible that was prepared by teacher Cedric. So let's begin with the first question here. The question number 11. Why does Gary Zikori refuse to give the name of the person who accused Putnam? Ese ni ukubera iki Gary Zikori yanga gutanga izina ry'umuntu washinjije inde Putnam? A. He forgets the name. Ese yibagirwa izina. B. He wants to protect the innocent. Ashaka kurinda nyine innocent cyangwa se nyine umuntu kugira ngo nawe ntibimugireho ingaruka cyangwa se waba ari abaye nk'inzirakarengane like that. C. He wants to protect his land. Ese ashaka kurinda ubutaka bwe. D. He is guilty himself. Cyangwa se we ubwe nyine byamugiraho ingaruka cyangwa se ubwe byahita hari n'igihe ari nawe waba wanagize waba washinje Putnam. So guys, let's try to check out the answer. Answer is B. The real answer. He wants to protect the innocent. Ashaka kuhishira cyangwa se kurinda umuntu. Yeah. Let's check out the next question. Question number 12. Yeah. How does Girls Corey die? Ese ni gute uyu mukina nkuru wacu wo muri Crucible Girls Corey apfa ate? A. Hanged. Baramumanika. B. Stabbed. Bamutera icyuma. C. Pressed to death with stones. Bamutera amabuye kugeza apfuye. D. Shot while escaping. Ese araraswa igihe aba ari kugerageza Yes, reka turebere hamwe ikibazo cya 12. How does Girls Corey die? Ese uyu mukina mu nkuru wacu Girls Corey muri iyi play yacu The Crucible apfate. A. Hanged. Apfa bamuhanitse cyangwa se bamumanitse. B. Stabbed. Apfa bamuteye ibyuma. C. Pressed to death with stones. Ese apfa bamuteye amabuye kugeza apfuye, nyine kumwe batera umuntu amabuye kugeza apfuye. D. Shot while escaping. Ese apfa iyo ari kugerageza guhunga. Yes, urakeka ari nk'ikihe gisubizo muri ibi ngibi uko ari bine? Yeah, let's try to check it out. Igisubizo ni C. Pressed to death with stones. Apfa bamuteye amabuye. Bamutera amabuye kugeza apfuye. Reka turebe icya 13. What is the relationship between Abigail Williams and Reverend Paris? Ese isano iri hagati ya Abigail Williams ndetse na Reverend Paris ni irihe? A. She is his niece. Ubwo nituvuga nyine niece uhite wumva umwishywa. It's like nephew. No, she is his daughter. No, ese ni umukobwa we. No, she is his cousin. No, cousin wumve mubyara. Ese ni mubyara we cyangwa se she is his word cyangwa se ni guardianship cyangwa se nyine umubyeyi umwe kumwe uburera umwana ariko atari uwawe like that. So irihe sano riri hagati ya Abigail Williams ndetse na Reverend Paris? Let's try to check out the answer. The answer is she is his niece. Mwishywa we. Let's go to the question number 14. What motivates Thomas Putnam to accuse others of witchcraft? Ese ni igiki gitera
Thomas Putnam gushinja abandi ibijyanye n'uburozi cyangwa se n'ubupfumu. A. Revenge, ese abashaka kwihorera. B. Greed for land, ese abashaka cyangwa se n'ubusambo abayishakira ubutaka bw'abantu kugira ngo nyine babafunga ahita atsindira ubutaka bwabo. C. Religious devotion, ese biterwa nyine n'imyemerere ya gikristo cyangwa se ya religious y'iyobokamana. Ya fear of witches, cyangwa se abari gutinya abarozi. Nabyo byashoboka ugasanga umuntu nyine ari gutinya abarozi noneho akavuga ati reka mbashinje babafunge bashire. Ese muri ibi byombi uko ari bine igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Let's try to check out the answer. The answer is B. Greedy for land. We aba yishakira iki? Ubutaka, akajya abafungisha kugira ngo ahita atsinda ubutaka bwabo. Icya 15, what evidence is used against Elizabeth Proctor? Ese ni ikihe kimenyetso cyifashishwa bari gushinja uwitwa Elizabeth Proctor? A. A confession, batanga ubuhamya nyine bakabyemeza. B. A puppet doll with a needle in it, igikinisho nyine cya kindi cy'abana kiba gifite inuza urushinge muri cyo. C. Witness testimony, hari ubuhamya bwo batanga nyine utangabuhamya akabishinja nyine akavuga ati ngewe narabyiboneye ari umunuza. Ubwo hano kuri A confession nyine we arabyemerera cyangwa. Noneho kuri D a letter from Abigail, ese niba aruwa ituruka kuri Abigail ibi yifashishwa nk'ikimenyetso kiri gutsinda Elizabeth Proctor, ubwo uravuga igisubizo cya nyacyo. Ese nihe A arakonfesinga nge akabyemera we ku giti cye, kirangwa n'icyo gipupe kiba gifite urushinge muri cyo bigaragaza, cyangwa se ni abantu batanga ubuhamya, cyangwa se niba ari ituruka he kwa Abigail. Let's check out the answer. Answer is B. A puppet doll with a needle in it, ni igipupe kiba gifite gishinzemo inuza urushinge runo rwo badodesha, like that, urushinge nka runo rwo badodesha imyenda nirwo bifashisha nk'ikimenyetso kigaragaza yuko Elizabeth Proctor ashobora kuba ari umuwitch cyangwa se umupfumu. Let's check out the question number 16. Why does Mary Warren turn against John Proctor? Ese ni ukubera iki Mary Warren ahindukira akagwanya nde? John Proctor. A. She is bribed by Abigail, ahabwa ruswa na Abigail. B. She fears being accused herself, nawe atinya yuko nawe bamushinja ko ari witch cyangwa se umurozi. C. She is loyal to Abigail, nyine ni umuntu mwiza, ni umudahemuka kuri Abigail. D. She never liked Proctor, cyangwa se ntabwo yigeze akunda Proctor. Igisubizo ni ikihe? Let's check out the answer. The answer is B. She fears being accused herself, nawe abatinya yuko nawe bamushinja. Kumwe bavuga abari kuvuga ati ninashinja aba bantu nanjye urasanga bari kunshinja ngo ndi umurozi, nawe ugasanga atangiye kubashinja atanabizi neza ko ye maybe ari abarozi cyangwa atari bo. Icya 17. What does Danforth value most during the trials? Ese ni igiki uyu mukinankuru Danforth aha agaciro cyane gusumbya ibindi mu gihe hari kubaho urubanza cyangwa se muri za manza nyine zabagaho aho muri Salem, mu gace ka Salem muri Massachusetts I think. Noneho za manza z'abarozi. Ese ni iki Danforth yibandagaho? A. Truth and justice, ese yibandaga ku kuri ndetse n'ubutabera. B. Mercy, yibandaga ku kugira impuhwe cyangwa se imbabazi. C. His authority and the court's reputation, se yibandaga ku buyobozi bwe ndetse no kwamamara cyangwa se kuvugwa neza kw'izo nkiko. D. The well-being of the accused, se yibandaga yahaga agaciro ku kuba umera neza k'uri gushinjwa. Let's check out the answer. The answer is C. His authority and the court's reputation, we yibandaga ku bubasha bwe nk'umuyobozi nanone no kuvugwa neza cyangwa se kwamamara kw'izina
kwinuza kw'izi nkiko ari byo court reputation. Let's check out the question number 18. Who says we are what we always were in Salem, but now the little crazy children are jangling the keys of the kingdom? Ese ninde wavuze ngo turi abo twahoze turi bo hano muri Salem, ariko aka kanya utwana dutoya tw'udusazi tuba turi gukina cyangwa se kwirukankana inuza, turi gukina n'imfunguzo z'ubwami. The keys, they are jangling the keys of the kingdom. A. John Proctor. Ese ni John Proctor? B. Ese ni Reverend Hale? C. Ese ni Elizabeth Proctor? D. Ese ni Reverend Paris? Let's check out the answer. Kubona bino bintu ni ibibazo bisaba kuba warasomye guys. Abantu bari kwishimira iyi mibarize ya multiple choice ni ibibareba. I think yuko nyine ni danger, birakomeye. Usabwa kuba warasomye iki gitabo neza. Let's check out the answer. The answer is B, Reverend Hale. Niwe uvuga aya magambo ngo we are what we always were in Salem, but now the little crazy children are jangling the keys of the kingdom. So let's check out the question. The next question, question number 19. What is ironic about the court's reliance on the girl's testimony? Ese ni ubuhe buryo bwo kuninura cyangwa se opposite ikoreshwa aha ngaha mu buryo bw'imbusane ku bijyanye na courts n'izi courts cyangwa se courts reliance on the girls testimony, n'izi nkiko uburyo ziba zigenda zishingikiriza cyangwa se zizera ubutumwa ubuhamya butangwa na ba bakobwa. Yes, A. The girls are too young to testify. Bano bakobwa bari batoya ku buryo nyine batanga ubuhamya batabeshya. Urabizi abana ntibabeshya. B. The court doesn't trust adult men. Urukiko ntirwizera abagabo bakuze cyangwa se abantu bakuze, adult men, abantu bakuze. C. The girls are known liars. Abakobwa bazwiho kuba babeshya. D. The court demands the truth but listens to lies. D iravuga ati uru rukiko rwasabaga ukuri ariko rukumva ibinyoma. Ese igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Answer is D. The court demands the truth but listens to lies. Urukiko rwasabaga ukuri cyangwa se rwashakaga ukuri ariko rwumvaga ibinyoma by'aba bakobwa. Question number 20. What is Arthur Miller's primary purpose in writing the Crucible? Ese purpose ya mbere ya Arthur Miller mu yuko yandikiye iki gitabo The Crucible ni iki yari ashaka kugeraho? Icya mbere, to entertain with a spooky story. Ese yari ashaka nyine kugira ngo nyine entertaining, mbese akoresha inkuru nka yino nyine ishamaje cyangwa se iteye ubwoba like that, nka yino Crucible. Ni ibintu byo yari ashaka, yari igamije entertaining cyangwa se entertainment. B. To explore historical witch trials. Ese yari ashaka kuvuga ku mateka yajyanye n'ibintu n'imanza z'ubupfumu. To criticize political persecution and mercy hysteria. Ese yari ashaka kugira to criticize nyine ni nko kugira amashyirakinyoma ya kugaragaza ukuri gutandukanye n'ugusanzwe kumenyerewe like that ku bintu runaka, cyangwa se kugira amashyirakinyoma ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorwaga na politiki y'icyo gihe ndetse na mass hysteria, na bwa bwoba buterwa n'abantu, panic, ibiki n'ibiki byose bitewe na politiki, cyangwa se yari ashaka criticizing politics. D. To advocate for strict religious laws. Cyangwa yari ashaka kwamagana amategeko yagendera ku iyobokamana nyine mabi. Ese purpose ni iyihe? Check out. Here it is the answer. The answer is C. To criticize political persecution and mass hysteria.
igisubizo ni uko yari ashaka kugira amashyirakinyoma cyangwa se gukritika, kuvuga ububi bwa politike y'icyo gihe yari ishigikiye ibintu by'ubwicanyi, ndetse akongera agakora criticize cya critic, agakritika nanone kuri mass hysteria, bya bintu byo kugira ubwoba, ugasanga bafite panic. Niyo mpamvu bitewe na panic ya buri wese muri gace ka Salem yo kuvuga ati nanjye baranshinja ngo ndi umu witch, byatumaga ajya gushinja nawe abandi kugira ngo yitabare. Ibintu nk'ibyo byose nibyo rero uyu mwanditsi yari ari gukritikaho. Guys, I was teacher Cedric. Nizere yuko tuzahura no muri part 3 y'izi multiple choice questions, MCQs, izi multiple choice questions. Guys, nimubishaka nzajya nanzitegura ziri mu kinyarwanda, ariko nyine tuzajya tunavanga kugira ngo tureke kugira kwirayinga ku kinyarwanda cyane, kubera ko nyine urabizi nibadutegurira cyangwa se nibabategurira bazabategurira mu rurimi rw'icyongereza. That is why ngerageza kugira kubitegura biri no mu cyongereza. Guys, I was teacher Cedric. I hope that we be together in the next part 3 of this multiple choice of the Crucible, related to the play The Crucible by Arthur Miller. I was yours, teacher Cedric. I hope that if it was your first time, you've done to click on subscribe icon to share this video so that it can reach to many other students, to give us a comment and click on the ring so that anytime I upload new video here on YouTube, it will be somehow notified.